Aro Toxi. Aro Karyungu. None se Toxi bakurekuye? Sharibu nabonye nyikira kabisa. Ese bundi Toxi wambwiye ubundi byakugendekeye bite? Ko nabonye panda gari gucanyeho nyuma y'akanya gato yankumva ngo bagufunze. Ese Karyungu ejo subizi ko hari inama y'urubyiruko ku kagari? Yego. Nyine urabizi ko gitifu yatuzaniye umuntu aje kutwigisha uburyo twakiteza imbere nk'urubyiruko. Nuko arabanza duha ubuhamya bwe bw'ukuntu yakize. Ngubwo yatangiriye ku kabase k'inyanya ngo none ubu ngafite imodoka agendamo na hegitari 5 z'igipimo cy'ikawa. Ariko byashoboka n'imyaka byamutwaye. Neza nk'uko ubivuze nahise mubaza imyaka byamutwaye kugira ngo abigereho. Noneho wumva ahantu nahise ndakarira Nyamugabo atubwire ngo byamutwaye imyaka 4 yonyine kugira ngo abigereho. Mu myaka 4 akaba afite iyo modoka n'igipimo cy'ikawa akuye mu kabasi k'inyanya. Aho rero niho nahise ngirira umujinya mba ndamusimbukiye na rukara rwa Bushingo simbukira umuzungu bamukoze mu matama. Ngo mbamukubise urushyi rw'amatama da. Baba barakujyanye rwose. Icyo gihe maguruka ngiye kumukubita urushyi nongeye kwicara nicara muri pandagare. Ubwo imigeri n'ishyi biri kuvuza ubu amatama yabaye nka capati. Wapi afande yagiye kunkuzaho urushyi mba ndamubwiye ati banza wumve icyo nazize. Mba ndamubwiye uti ni gute umuntu yaza akatwibeshera nk'urubyiruko ngo yahereye ku kabase kamwe k'inyanya ngo none ngakaba afite igipimo cy'ikawa ngo ndetse n'imodoka agendamo. Ubwo baba barakurekuye. Wapi barankomezanye ngenda mbabwira buryo ki uwo mugabo ashobora kuba ari igisambo. Ubwo twakomezanyije na fande mubwira ko uwo mugabo ashobora kuba acuruza urumogi cyangwa akaba acuruza ibiyobyabwenge cyangwa ibicuruzwa bitemewe na leta. Cyase mbonye icyakora nka gushyigikira havuyemo ako kantu ko gukubita urushyi umuyobozi. Kuko nanjye sinibaza ukuntu umuntu ahera ku kabasi k'inyanya ubundi akagura imodoka agendamo n'igipimo cy'ikawa. Ahubwo icyo kigabo gishobora kuba ari n'igitekamutwe. Nanjye ibyo nibyo nahise mbwira polisi ngo ahubwo icyo kigabo ribu ni igikurikirane. Ibyo ubwanjye cyaneye umujinya njye nishoreye noneho ibihumbi byanjye 50 birashya. Umuhamba none akaba afite imodoka agendamo ngo ndetse na hegitari 4 z'igipimo cy'ikawa. Abantu nk'abo tumaze kubarambirwa. Hari uwo numvishe noneho ngo yagiye i Huye ngo yahereye ku mase y'inka none abafite ifamu y'inka. Ubwo so yarabacitse ngo urubyiruko rwari rumuhitanye ngo yatabawe n'akamoto yari yitwaje. Yego rwose abantu bajya batanga ingero zifatika bitabaye iby'abayobozi bazahashirira.